twavuye kuri hafi ya nakabiri tugeze kuri Kanayivone ibintu turagenda tubicanira niho sawa niho sawa ibyo nibyo nanibuka cyane kuko filime imaze imyaka 3 ntabwo namwe mumaze imyaka 2 tubana urumva filime yaraduje ni byiza n'iki ariko ikintu cyabaye yuko tuva muri filime tukajya mu buzima busanzwe n'ubundi naho nyine byari nakubwira ngo byari sawa kuko impamvu niyi sibyo yazanye still nta bushobozi n'iki murakinya ariko mukundana n'iki noneho nibura ndamutere tubu hano ubundi mwaka umwe cyangwa 2 n'abana nawe bizaba byarishimye kuko nabitekerezaga simuterese bwa mbere birapfuye umuntu afite boyfriend ntacyo mbiretse nanjye ndirijisha mera nk'ubyikuyemo nanjye nshatse undi ariko urumva ariko ntabwo nakubeshya urumva ndamutegereza nabazaga amakuru yo cyane kuri we ngenda mbaza udukuru two kugira ngo wa mwanya nugera nzahite mfatirana hacamo nk'andi mezi nk'3 cyangwa 4 kuko birashoboka ko umuntu agukunda utamukunze cyane njyewe nyine nakomeze njyewe nyine iyo mvuze ngo ndi murukundo n'umuntu nuwo abandi ndababona nk'ikisi nk'abakobwa bagenzi banjye reka mbivuge namukunze nyuma sinzi nuko byagenze ubwo kugira mukunda kuko icyo gihe nyine nko nakubwiye namubona nko nakubonaga nk'abandi bahungu bose dukina nabo ngabo giro bya byoroshye cyane kumuhakanira cyane ko namfite na boyfriend urumva ni nk'intwaro umuntu aba afite ugatuvuga uti ntago bivamo ngende boyfriend yagira amatsiko byaje gute none kugira ngo uhite none reka dukundane mu gihe mukunda byo wari ubyize nari shy nyine uretse n'uyu ariko nari shy ku rwego ntabasha gutereta umukobwa utarafataga iya mbere nganzeho nyine ntabwo byakundaga kuko nanjye nkuko nakubwiye abindira nabonaga arimo kuvuga kandi yarakomeje ariko nyine nuko kose yabaga afite muri we nyine gutereta amenya byaramugoraga ajye kubona kabisa byibiri kumugora ubwo ukagira ni blague kandi umuntu arakomeje nanjye nabonaga no mu blague ruraho udashaka tunaje none bimajana rero yicengwa gutereta umuntu no nayikora serious ndi gukina ariko njye nari nkomeje ubwo nawe mubwiye icyo gihe ndi singo tutaragira abantu gatoya cyane wararyamye utekereza kwibwira Yvonne ko icyo gitekerezo cyaje gute uryama uko kuri site nawe namuri Kalbi bitese ni byiza amakuru y'iminsi ni meza tu nta kibazo ni byiza cyane urebye maze iminsi nifuza guhura nawe ngo tuganire binteye kuzana nkutunguye kuko telefone yawe yavuye online okay my phone is off rero niyo tinda gato rusanga ngiye kabisa shana yo nkukumbuye cyane pe it's been a long time without talk to you nako nawe uranakumbura koko Kalbi uracyakumbura hafi ntabwo nyine gukumburwa nawe rwose hafi rero kure y'ibihe si kure y'umutima ibihe bintandukanyije nawe ho gatoya ariko ku mutima uracyahari ikindi urukundo rwanjye nawe twakarubagariye kuruta kurusenya nk'ibikugenza n'iki Kalbi ni koko gusanze ntanimereye neza ukabambwira amagambo numva ndakeneye kumva hafi yarakwiye kunyumva uko wanyumvaga nawe ushobora kwiyandikira tike ushobora no kubaho ntahari ariko ndahangayitse ku bwawe waba uzi ko impinduka zizampindura
ariko umutima uhindutse ntubura gusigarana ibikomere. Ingaruka z'ubwo mukunda ziri kumfatanya n'ibihe. Calvin, please, ntacyo utakoze mu gihe cyawe, gusa ntabwo nkibona hamwe nawe. Ihangane, uzahura n'abandi kandi bazakugwa neza. Erega urukundo rwawe rwandutiye byose, intege nke zanjye wazihinduye imbaraga, ariko none dore nsize mu matage. Ese nzagukenera nkubone ahazaza ejo n'ejo bundi? Nari nzi ko ari wowe nzabera urumuri mu mwijima, nkakubera amahoro agufasha kuguruka, nkakurinda imvura na serwakira, nkagukunda ubuziraherezo. Calvin, umubare amagambo kayareka koko, umubare ku mutima ngenda guturi. Please, nagira ikintu cyonagera kumwe. Afia, ijambo ryo gusezera rirababaza cyane. Umunsi umwe uzambwira maze ndiba, kandi bizanshoboka umutima. Mumeze neza. Mu kirundi baravanga mumeze neza. Ni flex. Tumeze neza. Dukoresha Yves na Yvonne, dukoresha Calvin na Afi. Yves na Yvonne. Yves ninde, Yvonne ninde. Biragaragara. Nta mukobwa witwa Yves. Nakwango hano hari Yvonne, hariya hari Yves. Utayisiri. Utayisiri Calvin. Utayisiri iradukunda Yves. Yvonne Mutoni. Yvonne Mutoni. Ugawe Karungu. Nurwagati. Iryo zina rikuranga mu ngomba kurivuga ni Calvin. Okay. Reka duhere kuri Yves na Yvonne, cyangwa reka duhere kuri Afia na Calvin kuko niho hantu navuga niyo mbarutso yo guhura kwanyu. Mwahuye yitwa Ese munsubize rimwe nta kibazo. Twahuye muri filime yitwa Afia. Nahuye muri filime yitwa Calvin. uyu munsi wa none ni Calvin na Afia tugiye kuba tuganira. Sasa muri filime byatangiye muri mu rukundo. Uyu munsi wa none nabwo naba muri mu rukundo rwa nyarwo. Kadere kuri Yves na Calvin na Afi muhora bwa mbere muri filime. Byari bimeze bitone. Mwakitinze bwa mbere muri mu rukundo, mwakitinze mu mwanashwanye mu mwarabuze kumukunda. Abajije twatugeze ijambo ngo urivuga. Afi arabyibuka cyane. Aribajije uko twahuye hafi ya na Calvin se. Niyo kumwanya Afi na Calvin. Ntagasere agace gato mwibuka mwari mu gukina. Twahuye nyine, twahuye dusanzwe turi abantu bakundana. Ariko nyine batameranye neza tu muri ibyo bihe. Bakunda bari ibihe nyine bitameze neza tu. Hari n'impamvu nyinshi zitandukanye ari bunibuke ngo nizihe ariko icyo nibuka cyo nuko tutari tumeze neza muri iyo minsi. Duhura bwa mbere se ntabyo twakoze. Yasabye imbabazi. Yitwa turi mu bintu bitameze neza. Story nibuka nuko umuhungu yari yarakenye. Wendera Calvin urutakiye no rwo kwisikiza. Niyo ntandaro yari yarabuze amafaranga icyo gihe. Ariko ubwo ni Calvin tugiye kugaruka kuri Calvin tugaruka kuri Afi. Bimeze biti uyu munsi wa none koko sene mwakinaga umusore udafite amafaranga ku muntu niko byabaga bihagaze cyangwa yari real life kabisa. Ari nyenye. Uretse ko inzara zo kwishima zo zari zihari. Ariko nyenye pe. Ariko duhorana ama conflicts. Muri filime urabyibuka ko
mani ariko urumva ntabwo byari bimeze neza hasi hejuru twashwanye reba byarangiye hari anagize sinzi ikintu narasubiranye inyuma harimo nkaho uri mu kabari nasohokanye n'amafaranga yo kwishura urayata nagusiga aho ngaho wasanga ari uko byagenze. yes muri kuri site muri gukina ibyiyumvo byo kugira ngo ugere ku rwego rwo gupropose umukobwa umubwira ati rero tubikore muri filime reka tugere real life niragize igitekerezo twavuye kuri hafi ya na kabiri tugeze kuri Ive na Yvonne ibintu turagenda tubicanira niho sawa ibyo nibyo nanibuka cyane kuko filime imaze imyaka 3 ntabwo nabo mumaze imyaka 2 tubana urumva filime yaraduje ni byiza n'iki ariko ikintu cyabaye inyuma yuko tuva muri filime tukajya mu buzima busanzwe ubundi naho nyine byari nakubwira ngo byari sawa kuko impamvu niyi sibyo still nta bushobozi n'iki umuntu murakinnye ariko mukundana n'iki no mu buzima busanzwe mwese mukundana ntubisha nta cyiza nk'ibyo gihe arabyumva aranyumva n'iki umusore utarimo udafite ikintu iyo rero namubona ahazaza cyangwa filime yari yarahagaze tugikina kuko kuri site ibyo nabonaga ntabwo nabitekerezaga ngewe nkanjye wabagura kuri tele nabonaga umusoza gukina umwe acara undi acara muri makeya ariko n'ubundi uko bivuze n'ubundi uko byari bimeze twakundanye nyuma ya filime nubwo abimbwiye tugikina ariko ntibyakunze icyo gihe twakundanye nyuma kuri aba tubonaga umwe acana n'undi acana n'undi niko byari bimeze nta kintu twakundanaga kirenze abikubwira rero ntabwo ari se filime cyangwa se ukurikije ukuntu wamubonaga njyaga ngira ngo za blague nyine z'abatipe urabizi umuntu muri gukinana muri iyo mudu agashaka nko kubiprofitiramo nyine nabisoma nkabyirengagiza ngo ijya nkayabonye nkumva ni nka blague ziri aho tu hari ukuntu umuntu akunda umuntu ariko nawe yamukunze ako kantu umusore n'umukobwa barahuye bose bakundanye ariko gutora bakabivuga byari bimeze gute twinjize mu matsiko y'ukuntu umuntu biravati ikupe koko yari ikwiye kuba hari ukuntu narakinanaga ariko nawe hari ukuntu wiyumvaga nawe hari ukuntu yiyumvaga wenda wakirekura akaba yabikwereka wowe wumva kumeze ute ngiye ko nimvaga rero nyuma y'uko twavaga kuri seti tugataha ubwo nyine twabaga dutaha nta nubwo najyaga nanamwandikira cyangwa muhamagare cyese wenda nkanaga kwa kundi ubona nk'umuntu apositinze ukamusuhuza urumva kuri stati ariko gutekereza ngo muhamagare ngo ibicyaha nyine bivuze ko mu mutima wanjye ngewe nta kintu cyakirimo icyo gihe nawe mfite n'umuboyfriend kwanza urumva niyo mpamvu ntari nta n'akanya gato nawe mfite ko kumutekereza urumva icyo ni ku giti cyanjye ubwo nawe araza kuvuga uko byari bimeze ariko tugikinana kiriya gihe kabisa ngewe ntabwo byari birimo kabisa nyine nta kintu namubonaga nk'undi kukubona nkabona n'abandi twakinanaga bose akiri kubera ntabukunda umusore boga mwiza uyu mukobwa wese kuri site yabaga amwifuza ntabyo narinze arakakwibiye ntabyo narinze nawe barabibonaga wenda ukaba twinjize yarabikubwiye ndashaka gutuma ubwira abantu yarabimbwiye mfata umwanya wo kubitekerezaho cyangwa se mbyemera ntabwo nabyemeye simubwiye ko nafite boyfriend njyewe nafite boyfriend ko nafite boyfriend rero ntabwo nari nemerewe kujya kongera kugira ibindi bintu n'abandi bahungu rero nta nyine yarabimbwiye nk'uko nabikubwiye numva ni ibintu biri aho bya blague urumva by'uko dukinana
nyine ntabwo numvise ko akomeje tu nubwo nyine ndabyirengagiza nabo menya yarabibonaga ko ntari kubiha agaciro cyane ntakomeze gushyiramo imbaraga harubwo yari ategereje igihe cya nyacyo sinzi. ni Yves umaze filime warazaga n'ubundi filime twari turimo ntabwo harimo ibice kwari kubaka fondasiyo yo gutangira ntabwo uriya muhungu wari ufite ngo azaparike kebo hariya mu gutaha nashyiramo Yvonne amugeze mu rugo namugeza mu rugo genda ngo agende ari kumuterera imitoma muri iyo modoka igihe cyagufashije kugira ngo utinyuke noneho ibya filime bikure muri filime ku mwaka byanditswe mu gitabo utangire ukoresha igitabo cyawe mu mutwe. uzi se yewe nari ntaragera kuri Cyumbarije yarangoye mu by'ukuri byatangiye bwa mbere mbimubwira mbona ntabihaye agaciro nagize mu karitasi ndi kubwira ibintu ariko ndi gukina ariko njye nari nkomeje ubwo nari mubwiye icyo gihe ndi singo tutarajya abantu gatoya cyane wararyamye utekereza kwibwira Yvonne icyo gitekerezo cyaje kuryama kuko kuri site ntabwo muri ariko ubajije ikibazo cyiza ubwo nta kibazo kiba cyiza ariko mbajije akantu keza ni ukuvuga ngo yari jyewe buriya mu buzima bwanjye ndandika muri ajenda ngira ajenda tujenda dutandukanye ngo nandikamo ibintu rero yari urabona ko akundi uvuga ati ngiye nzashaka nk'umugore uteye utya utya witwara utya ibintu byose rero we yari yakategoye umugore nshaka kuko sinashakaga wenda kopine ngo dukundane ejo birangire n'iki maze n'uyu nguyu aratuje arasenga ibintu ntagira azi igifaransa urumva ibintu nk'ibyo nyine numva ibintu bingora nyine byose tumaze kumva bibiri aratuje arasenga azi igifaransa urumva ari no kugera gukora kuri kaminuza yenda nko gusoza bagana uyu nguyu azigisha umupiti wanjye donc azagisha gusenga azanjyana mu rusengero n'ikindi nyine kurera y'uruhu rwe niyo nashakaga n'indeshyo utari inzobe kandi utari igikara uwo nguwo urumva nkavuga nti abantu cyane maze imyaka iri hejuru y'ine nanditse cyangwa itanu mvuga nti nshaka kuzuza nanjye ndirijisha mera nk'ubyikuyemo nanjye mba nshatse undi ariko urumva ariko ntabwo nakubeshya urumva ndamutegereza nabazaga amakuru ye cyane bimeze bite ku bashuti be bimeze bite n'iki nyine kuri we ngenda mbaza udukuru two kugira ngo wa mwanya nugera nzahite mfatirana hacamo nk'andi mezi nk'atatu cyangwa ane ndonya ndamubaza kandi umubaza ufite undi muntu ngewe asayidi nyine umuntu ubura aho kukwibagijeho gake ko nibagije iyo nguyu nahise numva urabizi wowe kuko numvaga nyine bimbangamiye ntakundi kumwibagiza kuko inzoga ntabwo zabimfashagamo cyangwa na ryari tuba turi buhure ariko ngenda nkurikirana amakuru ye umunsi ku munsi birarangira
wagize ubwo waryamye ugafata umwanzuro uti mu gitondo cyangwa se wenda reka mpamagare phone mubwiye ko mukunda cyangwa se mwa appointment dukore muganirize ibyo bintu nyine nyuma yo kuri filime uvuye muri filime ugeze mu gahantu waba batanga byaje gute katwagatarutse mu nsubizo kuko nyine urumva muri agenda yanjye najyaga ndeba nyuma y'icyumweru n'iki no ndebye mu mbona nyine hasoneka mbona Ivone afite izi karagita n'iki umva nigize wamuganiriza Ivone ni umwe mu bantu bari batinyitse kuri tele utapfaga kugira ibintu byose wishakiye aho tuyisi kuko no kumuhobera yaba no muri filime urambwira ngo mpaguruka uhobera umuntu mukatinda ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane none kubitaho ukamubwira uramukunda akubwiye ko afite umusheri muri iryo joro ryose wabonye bitatse cyangwa wageze umuhamagara mumaze gutandukana umaze kumubwira ko umukunda akubwira ngo afite boyfriend umukobwa nk'isaha n'igice kuri telefone nijoro wigize umwana mwiza uca ikirungo asa nkaho yabyemeye oya kuko nawe akazi yakoraga ishusho noneho banza yabaga afite nk'irungo ahari ku buryo wamuganiriza isaha bikava cyangwa iminota mirongo rero ni ukuntu aho na profita rero ngewe kumbe simenye ndi kwiyangiza ntabwo nta mukobwa mpaye ngana gutyo ariko nyine ubwo we ni uko agahita akuravuza ati wapi Ivo umaze kumubwira ngo ufite boyfriend ntabwo bikunze kubaho ko umukobwa muri iki kinyejana turimo ahita ahakanira umuhungu bamubwira afite boyfriend izo mbaraga zikuye he kuko aravuga ati kandi nkeneye plan A and plan B izo mbaraga zikuye he ntabwo zagumberaga imbaraga kuko birashoboka ko umuntu agukunda utamukunze cyane njyewe nyine nakomeze wenda simbizi njyewe nyine iyo mvuze ngo ndi mu rukundo n'umuntu ni uwo abandi ndababona nk'ikisi nk'abakobwa bagenzi banjye reka mbivuge namukunze nyuma sinzi nuko byagenze ubwo kujya mukunda kuko icyo gihe nyine nko nakubwiye namubona nko nakubonaga nk'abandi bahungu bose dukina nabo ngabo rero byari byoroshye cyane kumuhakanira cyane ko nawe mfite na boyfriend urumva ni nk'intwaro umuntu aba afite ugahita uvuga uti ntabwo bivamo ngende boyfriend byagira amatsiko byaje gute noneho kugira ngo wowe tumubwira none reka dukundane mu gihe mukunda byo wari ubyizeye sinigeze byizera ko bizanakunda nabonaga bitazanavamo nuko nyine icyo gihe nkuko ndikubwira niba mfite boyfriend urumva bageraho nawe acika intege asa nk'undetse nanjye yenda mwara ko mugena nicyo byabimbwiye nayo umuntu iyo kiba noneho nyuma sasa umu boyfriend dutandukanye ubu yarabimenye sinzi aho yakoraga umugore umwe yavuze ngo yajyaga anekanye yarabimenye yarabimenye nuko abimenye ahita noneho atangira gushyiramo akabaraga noneho kuri twa yabikoraga mbere akamugisha cyane kuko niyo nawe agamfite nk'amashifti ya nijoro ku kazi ashaka bakamara irungu kabisa nkaryara kongera kamagara ikiganza bizi ko intege z'abakobwa nkeya ziba mu matwi ukomeza kumuganiriza cyane niko nawe agenda agira uhita kwamugani ayo ntibyava none urumva naratandukanye no twakundana nari ni free kabisa icyo gice ivi gatoya ubwo Ivone yari amaze kwinjira muri mondo call ye yaraguhamagaraga ufite undi mukopine utararekana nawe ako kantu urumva rero uwo mukopine yaraharenganije kuko njye namenye amakuru ko agize nijoro saa 6 mana nahise mpamagara uyu namwandikiye message uyu mwana mubi ko hari ikintu wampishe gutya na gutya inshuti bw'igiki
nyine aragira amatsiko nawe yagira amatsiko cyane abana nk'ejo turaganira noneho turanahura twicara turaganira n'iki ariko icyo wari uvuze ati uwo mukopine byagenze bite we yarageze urumva yamukoreshaga nka second choice kwa kundi umuntu nawe yazaga kuganiriza cyangwa kuba mu kinga ibintu byabo ari ibyo ariko we nyine ntigire nahise mubwira ako kanya wumve ko ari njye wamukatiye umuntu yabica umuntu dore yaje murarekanye noneho tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2022 imbere y'amategeko nanjye byantwaye nk'ibyumweru nabimenye mu byumweru mu kwezi kumwe muhita mujya mu murenge kuko mwabigize ubwiru bukomeye cyane urukundo rwanyu ntabwo abantu twari tubakomitere tugeze turumenya umwe ntarajya mu murenge mbere ko mugera ku murenge undi ndanaza ku kibazo y'ivone bahavu na frere the regent uramu mudirekita amafilime n'umupira amafilime couple yawe mu rukundo rwanyu ubafata gute iyo ubabona mu bintu bakorera buri munsi mwakinaga filime mumaze imyaka 2 tutababona cyangwa 3 ariko ubu ngubu umusoma mu minsi imbere twiteguye kongera kubabona none ari Yves na Yvonne nk'uko bahavu na Frere tubabona ubafata gute iyo bari muri uruganda kandi ko barukomeyemo ari narwo bahuriyemo followinga cyane mbaza bafata nibura sinzi ko nabona ikibazo musubiza aramutse hari abantu nkunda kureba ntabwo namufite nuko mbafata wenda ko ntabwo afite amakuru menshi bo rero uretse kubabona gutyo sinta nyine nta makuru mbafite sinzi nuko bahuye by the way ntabwo reka twigarukire mugeze mu murenge akubwira ngo reka dukora umurenge dore maze kujya mu buryo maze kugereka ababyeyi maze kugereka n'inshuti n'imiryango tuganiriza kuri icyo kintu umunsi muvamo tugiye mu murenge tariki 30 wumvaga ari ikihe kintu ufitiye amatsiko icyo gihe se tumaze gufata umwanzuro ko tugiye kubana sha ntacyo ahubwo amatsiko nayagiraga mbere n'icyo gitekerezo kitaratuza kitarananza mu gihe ariko we icyo gihe nyine numvaga turi muri ibyo bihe nta kindi kintu kiri inyuma yaho nari gutekereza hanze muri sosiyete abantu babonaga muri filime bashobora kuba banatekereje kandi filime abantu bagiye babibabwira cyane abantu bose twakoze ndabavuga tubwira mwabigejeje ku rundi rwego muri filime se ko duheruka mufitanye amabifu mwaje kwiyunga mukora n'ubukwe nyine ntabwo babyemeye kabisa byaragoranye kugira ngo babyemere ko ari ibya nyabyo Yves ni cyo kintu cyagutunguye mu rugero rwawe na Yvonne nyuma yo kumureba muri filime ukamusaba kubana akabyemera umusura n'umugabo witwa papa ukaba witwa mama Mayani ni cyo kintu cyagutunguye mu rugero rwawe nawe kugeza uyu munsi wa none nyine ndi mukuru bihagije urumva ariko nyine urukundo ni igitangaza nashidutse mushatse mfite 27 urumva kuvuga ngo rero nicyo ni nk'igitangaza urumva we arakara ngiye kumuvugira ngo yagiraga amatsiko y'umugabo we n'umwana we mu buzima bwose ariko nanjye numvaga nanjye akantu kenda kumera nkako numvaga nifite amatsiko ndi papa ese nzaba nambara amatise nzaba nambara gute nyine nkavuga se nzaba ndi papa uteye maze ute no gushika ordinaire se nyine
nyine nkumva nifitiye amatsiko ndi umupapa ariko yagumye ari vare nkumva nyine kandi ndishimye nta kibazo urugo rw'abashinzwe wabona aracyari gatoya kugira umunani umwe ufite umwaka n'amezi ane arayuzuza kuri makumyabiri azaza gukata keke amezi ntabwo bayakata amakeke y'ukwezi Jason okay uzayizane uzayizane muyikatane ndabyibuka kimwe cyabayeho habaye ubujyanama cyane dusangiza kwa umuntu ubareba agafatira urugero ive yigeze kumbwira akantu gato no bitari ngombwa cyane ko kanavuge ati ndashaka kumupropose namwambike impeta binavyo gutera ivi hashize icyumweru kimwe bitaraba oya nabihinduye ngo ndashaka ndashaka kujya mu murenge nyuma y'ibyo byose bigaragara ko ubona Yvonne ari ukuntu mwaganira ahubwo mukungurana inama ibitekerezo mwafashe umwanya munini wo kuganira nka couple n'umugore n'umugabo ushobora kugira n'abandi bantu inama bari muri generasiyo yanyu bari mu rukundo kuko hano hanze urukundo rukubaho ugasanga umukuzure n'umukobwa barakundanye urukundo rupfuye bagifiyansaye ufata umwanzuro ukahora ahantu umwe ahora n'undi adafite gahunda ugahura nawe nta gahunda afite ariko umwe afite gahunda hari ukuntu muzi ibitekerezo bigatanga umusaruro ivo ahantu ndashaka ko utanga inama ku bantu bajya mu rukundo byumvikana ko boyfriend wawe mushobora kuba mwamanye n'igihe kinini kuruta igihe mumaranye na Yves ugiye bagenzi bawe inama uti njye ninjira mu rukundo natandukanye na boyfriend wanjye wenda byari bimeze gutya undi twari dukunda hari umwanzuro nagomba gufata umuntu ari byabitumye mwemerera tugere kuri icyo kintu kugisubiza kuko ni amarangamutima ubundi abigukoresha nta kindi hari umuntu nyine muhura cyangwa muhura agira n'aba-boyfriend benshi cyangwa aba-girlfriend ariko nyine hari uwo muhura ukavuga uti ariko ibyo niwo wanyuma ni uyu nyine hari ukuntu nyine mubyiyumva sinavuga ngo bajya bagendera kuri ABC kuko wiyumva undi umuntu iyo umuntu ari uwawe urabyumva ni ikintu ari icyawe kirikora ijyanye n'amaboko azakumuye nayo utangiye gushyiramo ibintu by'imibare myinshi biba bitaraza igihugu biretse ureke byikore turi hanze n'ubundi nyuma y'umugore friend uyaje mu baganga ntabwo nabyibuka bari benshi sinzi urugero rwo kuba rwinshi aho ruba ruri no kuba ruke ariko ntabwo najya kubara sinabyibuka nyuma y'umufasha wawe no umukopine tuzi yaje mu wakangaye umufasha wanjye umukundwa w'umukobwa ariwe wabyihitiyemo kukwereka urukundo atari we wihitiyemo kumuporopoza mu musa w'urukundo uretse madamu wanjye abandi bose nuko byagenda baranyikundiraga kuko sinari nshoboye kubatereta nyine mwese nari shayi n'uretse n'uyu ariko nari shayi ku rwego ntabasha gutereta umukobwa utarafataga iya mbere ngo anzeho nyine ntabwo byakundaga kuko nanjye nkuko nakubwiye abindira nabonaga arimo kuburaga kandi yarakomeje ariko nyine nuko kose yabaga afite muri we nyine gutereta amenya byaramugoraga ajya kubona kabisa biri kumugora ubwo wowe ukagira ngo ni blague kandi umuntu arakomeje nanjye nabonaga ari umublague uri aho udashobora gufata umwanzuro noneho ihita wimajana rero yicaye ngo ari gutereta umuntu noneho nka Yvonne uri serious ni nk'Imana yabikoze Yvonne uri serious Yvonne ntabwo ari seriye gusa Yvonne ari na complique Yvonne aragoye kumwumvisha ibintu ari ukuntu bagiye kubivuga ukuntu agira ibintu
nyine caprice za danje ukumva yenda nyine nk'utuntu nka dutatu nka tubiri ngiye kukubwira asomba ivugera ivugira Ivone ni wa muntu udashaka ko nyine ngo ntabwo twakwambara ibintu bigiye gusa tukagenda mu nzira twagenda mu muhe muhanda kugeza kuri twaturi mu kirere urumva wanye ningura niwe tuzatwambara ibijya gusa niwe mfite wenda uburenganzira ariko uyu byararanye kuko njyewe njya nyine hari ukuntu mbikundamo gake nyine bidasa cyane ako bijya gusa ndabikunda ariko we ntabikunda uzahiruka urumva noneho we ntabikunda ntakunda ubwako ngako utundi dukeya ariko nyine ni umuntu yavuze iki nibyo ntabwo ari mu bantu bakunda ibintu biri ku murongo cyane ukaba mu bantu badakunda ikinyoma nawe cyane ikinyoma cyo byose tubihurira hamwe nicyo cyanga kumurusha inyuma ariko nta n'ubabikunda ahari ku isi hari igihe bibaho umuntu mukabana ariko atakubwiza ukuri kuko ntekereza ko hagati yanyu muri mwe umuntu abimbwiye bwa mbere ni ko mugiye kubana uretse kubibwira Yvonne nanjye ndabiceceka namanje kumva ko ari filime ariko kuko numvaga couple yari itanashoboka gusa wari ubizi ko dukundana ntabwo nari mbizi wabwirwa n'iki yari ahantu cyagiye tugifite bekare nza kuzana inkeri wawe urubuga ko twateze ubugare nkakubwira ntimane ngewe hafi ya mufiteho gahunda umujene yanciye intege ntibyashoboka ibintu utekereza ndavuga kweli ati ntibyashoboka uriya ntabwo byakunda si uwawe ndavuga itekerereza abandi uriya ndavuga nta pasi yampaye we yanciye intege tu agahita ntabwo byakunda urinde wo gutereta hafi ntabwo ariko ndi kubigerageza byihorera nzakubwira ntabwo navuze reka niba ari bya bintu by'uburara ushaka kurya ntibana mujya ngo agure arabyanga aravuga hafi ntabwo byabona ariko ibyo byampaye kuraje nanone niba abantu bamufata batya foke nongeremo akabaraga nko gutereta kugira ngo hatazagira ikipfa turi mu rugo rushya kwa Yves na Yvonne bavuye muri filime ndashaka kugaruka ku kantu gato ikiro cy'urukundo mubifata gute mwebwe mu buzima bwanyu ese mwagiye mubibona ko mu makupure atandukanye mu ngo zitandukanye abantu baba batibarushije abantu baba bakunda byanze bikunze uriya mwana mwakundanaga musigikire yasigaye mu kiro cy'urukundo nawe uriya boyfriend wawe yasigaye mu kiro cy'urukundo ushobora kuba gisigaye wowe tutamuvuzaho ko byaraye warabonye gufata wowe mu mugongo ntabwo waba waragisigaye we ushobora gusanga rero wamubonye imbere yanyu bizi ariko ntanga mutubwire sasa umuntu muzi ikiro cy'urukundo n'ubuzima bwawe kuko mwari mu kiro cy'urukundo kigeze kibagiraho ingaruka muri filime cyabagizeho ingaruka mu buzima busanzwe ntacyo pe positive uko mutubwire mwisanzure ariko ubu ubajije nde mwese ntabwo turi buvugire rimwe ninde ubanza wari ubajije ngo mu kiro cy'urukundo mu buzima busanzwe ikiro cy'urukundo ntabwo mwigeze mubibona kuko mwari mu isura y'umusore w'umukene kugaragaza n'icyo kintu ubuzima busanzwe gusa kuryoherwa byari ikintu cyishimo iyo umusore umwe ajya gukora siporo mu buzima bwanyu ashaka kugaragaza real life yabavana muri ya sura y'ikiro cy'urukundo akayizana mu sura y'uyu musore none mubayeho munezerewe muri kumwe na aya mwicaye mu rugo rwanyu musangira imiteja mugasangira igisheke umwe atifuza gusiga undi ibyo ngibyo tugire mu rugo buzima sasa gatoya ubana bibuze abana birangije ubune dufite icyo
kongera okay nyine nk'ibyo twakinaga birumvikana ko ari contraire ibyo tubayemo nyine twagize amahirwe y'icyo kintu ntabwo turakibona kuko nibwo tugitangira ntabwo turagera ntabwo uzi uko imbere hameze uretse ko nyine tutaba duteganya ibibi tuba twiyaturiraho ibyiza ariko nyine ejo ntabwo tuzi uko hameze gusa kugeza ubu bimeze neza nta icyo kiriyo ntabwo turakibona nta n'icyo twabonye ntabivuga ariko njyewe uko ntaranashaka yari umukobwa ntarashaka rwose tujya no kubana n'ubu nta gahunda ngenda yifite uretse ko wenda ngira ngo nta n'umukobwa wigira umuhungu nawe yigira yego shu njya kubana na sheri wanjye ntabwo nyine byabaye nyine byatujemo gutyo gusa bitunguranye ntabwo njyewe ku giti cyanjye sinabifitiye gahunda numvaga igitekerezo cyo gushaka kabisa kitaranzamo kandi si uko nari ndi muto imyaka ya ewana yari ndimo kabisa urumva rero hari ukuntu nexpectingaga urugo rumera bitewe no kwenda numvaga bagenzi banjye cyangwa tukareba no mu mafilime kuko ibyo tubona mu mafilime burya akenshi bakora inspiration mu buzima busanzwe najyaga numva ngiye ntinye nk'urugo areba ibintu biberamo ngo muvuga barangije nyine nkumva ari igitekerezo cyo gushaka kibaye kimvuyemo ariko igitangaje ni uko nabonyeho contraire mbese uko natekerezaga uko bimeze ngewe urwanjye siko narusanze numvaga ngiye ari ibintu byatari bikomeye hari umugore aba yikoreye urugo ku mutwe ugomba gukora ibintu byose wenyine umugabo akaza akicara akagereka kandi agatuma ibyo ashaka nyine numva ari umugore wagiye urumva njye hano ukuntu ngira feminisme mo gake ingarabi ubwo nizeye kuri kumva nk'ibintu mba ndi kuvuga nyine nkumva umugore mu rugo n'iki arenze ari no munsi y'umukozi nyine mu bintu biba birenze noneho nkabona n'ibindi byo gucana inyuma nkavuga ni mbega urugo ko ibintu bikaze ko ntabwo nzajyamo vuba nkumva nyine n'ibintu birenze urumva ariko igitangaje nuko nyuma yo kurigera mu gihe ntabyo kugeza ubu ntabyo ndabona njyewe sheri wanjye umugani wawe ibintu byose nyine mbona tubifatanya njyewe nta kintu nyine njya mbona tukigoye mu rugo cyese wenda ubwo iyo ugize amahirwe make ugashaka wenda nk'umuntu mudahuje simbizi wenda ko njyewe nawe twarahuje ariko njya mbona byoroshye ariko nta kintu cyoroshye nkabyo ntuburamo utuntu tugucarenjinga dukeya kuko ntabwo twabura n'ubuzima busanzwe kabisa ntabwo tunabuze haba hari ikibazo ariko rwose uko nabitekerezaga nasanze naribeshyaga njyewe hari ito agira ari ukuntu avuga niko rimwe tu ariko byarangoye kubyakira nyine birangoye biriya ukuntu cyangwa se ko kumubura imfu itegeka rero uko avuga nyine byamugiyemo ntabwo none uko avuga noneho se uri kubwira niko avuga kandi ntabwo aba bivuganye umutima mubi cyangwa iki ariko kubera ukuntu ateye n'icyo akabivuga gutyo njyewe singire ngo okay mbyibuka nyine nyuma y'umunota cyane utari kuvuga ute nk'ibyo uburyo avugamo nibwo ngoraho nta n'ikindi n'icyo cyonyine
niko kamunaniye kugira kandi ko ariko ateye Ivone ikintu cyakugoye cyane se kikakugora cyane kugira ngo ukimenyere kuri Eve iki ukuri kutari kwinshi ariko nabeshya agasazi kuri telefone niyo mwumvisha ari kubeshya nawe arabizi ukuntu mpita muri iyo telefone numva nsazi numva n'amaka telefone nkamugana ibintu ari kubwira kubeshya nyine hari ukuntu akunda kubeshya utuntu twinshi ariko ntabwo aba agambiriye ikintu ko yimereye nuko ashaka kuvuga ngo ndaje akicaye nta n'ikindi nyambeshya n'icyo gusa nawe mubaze ndavuga ngo muhamufitanye gahunda mwaha ica yakubwiye ngo saa 9 we wamamagara ngo kuri minota ngo 5 ivamo isaha yicara ukuma ukumva urumiwe abadukurikiye batagira ngo wenda ndamubeshya ibindi byandanje ushaka kumubeshya umwanya agategereza ariko no kuri telefone yamamagara ubaza umukageza ukatwera kwambara ipantaro y'umurego